murambira muki Chris wananyo uti munguki Nese nimuvugana kuri video call se kuvugana kuri phone no Ndumva ari inkuru ikomereye na mba gusa cyonje nuko nzi ko muri iyi minsi iri imbere ashobora kuza natagira igihinduka azaza kandi nawe ndabizi neza ko arabakumbuye ko bizashize ko aravuganye mvuga nawe rwose abakumbuye ubwo se amakuru yawe ameze bite nimeze neza nta kibazo ahubwo mu wenda bakavuga ngo bakamubwira none gusa ntawe ushaka ubu utamaze kuba ikigabo ntacyo ni kwiga bote rero papa dore ndi kumwe na sheri yaje kunsura wenda unagiye tuna namwerekana papa ndo video kuri kuvuga ngo ati ni sheri yaje kunsura narakuze nabaye umuntu mukuru akanurishye umuntu papa ngo bize ngo papa yumve byize uvuze ko mukuru wa mama yambwiye ko gukunda amushuti uvuze umukobwa w'umumama w'inshuti ya mama negetse ko ngomba gukundana nawe oya seka ubundi nakunda rero mama yaramaye umuntu yakubwiye kunda n'umuntu koga ufite mama ndi mwabyemeranye mama tumubona wiki umukobwa mubonye se yaje mu asate nyine ni inzobe mama yaramundishije atise akundisha umuntu w'imyaka hafi abo n'uje 20 hano ubu nahinda gusoma umuntu na gutyo gutora ngo ngomba yankundisha umuntu we ntiwakikunda umuntu ngo ngiye mbonye umukobwa ndamukunze ngiye kumufita umukobwa namukundishije niwo kunze raba yagukundishije cyane rero umukunzi umukobwa ari mwiza ko umukobwa ari mwiza pe nazo ni foto ye turebese none se tugere ku foto none tuvugana no kuri WhatsApp namenye bya bintu bigeze ku nyuma hore ubu nawe nose babwiye ko byiza kumukunzi gare hapo nizere ko mukunze atari kuvuga ngo wenda ngo urukundo nta mabishaka mukunze ubwawo nka Chris umubonye umva mukunze ikintu cyose ngo kikubereye cyiza ngoma ngo yankundishije umuntu cyangwa yakunze umukobwa nkamwe nanye mukundi no nise nje kuvuga rero ngo mama nze afite amaso manini iminwa niyo Yesu ubona none se rero muri abantu imbere wagira ngo manini Numuslimu mwana. Yiri mukobwa w'umushiti mukunda kuzuwaza. kandi Useka gatwa. Umuntu wabwira mama yarambwiye ngo yivunde mvuga. Kumva cyaguseka. Atamenya ko nta kucyemizo akifatira. Ndetse n'umukobwa amenye ko amukunze kubera ko mama we ari mu wawe bivuze. Yatamenya ko nta kigira. nanjye nzabimubwira ko narabimubwira Nubwo ko mama bivuze. Yego kiri. Wambwiye ngo iki? Wambwiye ati nakwenda gukunda cyangwa mama yaragukunze yumva ko tugomba gukunda. naramubwiye Wowe ubwawe cyo cyo propose ubwo ari mutereta mwagendera kukunze nzagenda mvuga ntuzongeye kugenda ujye umpamagara kuri telefone cyangwa usange mu rugo cyangwa ninza hano nje gutwara mama cyangwa se wenda hari iki kinzanye mushyira hano batumbaze ntuzongere kubaza mama wawe ngo ugende mubwire buki cyangwa ngende nkora iki ibyo bintu wabisuzuguza gusa umaze gukura ikindi ufite telefone wajye ujyaho n'ibitomo ajye yiga ibitomo uko tereta ukabyiga muri telefone abamo igitabo cyabyo yego ese ntabwo ujya na filime uri kureba abantu bakundana bajya mu nkundo bakitana ba sheri n'iki n'ibiki kandi ibyo bita gutereta yego nyine mama yarambwiye ngo nzamubwire ko namukunze ariko nkoresheje mama yarambwiye ngo nzamubwire uba tujye umutima wanjye wanyemeje ko ndimo kubwira ko nagize iki ko numukunze ko ntuzakongera ese undi atari ariko mva ajya mu fitene yo cyama undi atari kandi gusuka no gusaba ikira
wize ashobora kuba atamenya ko uyu munsi uyu ni bamuhogo amwaragira umugeni nderetse ko barunze n'amazi yo kunywa nyakuzanire cyangwa uhamagarire simu muhamagara none ushaka nta kibazo cyangwa nyakuzanire uri ko ushaka pe gusa nyine icyo nakubwira cyo mbere yo kugenda nujya wumva ugiye kumusura ukumva nta magambo ufite aho kugira ngo uyabaze najya mbaza mama umva ujye telefone agiye ubwayo mbaze ngo ko ngiye mubwire ngo iki wenda mbikubwira unabyandike sibyo ntibyumvika gahunda nabyo ibyo tubyumvikanyeho kandi umuntu uzajya kubwira mama yambaye umukundi wowe ngo wafashe icyemezo umukobwa ni mwiza wamubonye namubonye nzamwereke papa biremewe noneho amazi Kristo yarayisirije nubwo mbakiriye rero mabuja ntabwo yari ahari yagiye heza yazi imisaya ku isoko nahamagaye nayibuze gusa niyo hari ibintu nari ndimo ngo mu garaje ndindira nk'iminota nk'icumi n'ibigera ataraza ubwo nyine uramubwira ko twaje tukamubura ariko yari azi ko ndi buze urabizi ko mukunda urabizi ko mugira urumwe urabizi ko nta kibi nakwifuriza sibyo simukunda urabizi igihe cyose rero umubyeyi abashakira ibyiza umwana we sibyo reba iyi mitungo iri hano reba uru rugo rwitegerezo reba reba iyi mitungo rebe hepfo rebe haruguru kandi ibi ngibi nibyo ubona hano wicaye urazi amazu bafite urazi hariya hirya ibumbuga amazu yaba ariyo twebwe se dufite imitungo myinshi ariko reka nkubwire mwana wanjye hari uwanga ijana murindi ubu se ugera iwanyu ugasanga haruzuye ukagera kwa sobukwe ugasanga haruzuye n'ibyaba ari sawa reka ndimo ndasaza wa kintu ndagira ngo nsagusiga ahantu hafatika ugomba kugenda ugasanga Kirisi sibyo ukamuha urukundo ku buryo nawe azisanga yagukunze atazi uko bigenze sibyo ariko ntabwo uriya muhungu twakunda abaye iki uzwi n'uriya mukobwa wadukinguriye yanutse ejo bundi cyagiye wanyuma akabana muri misi mwabayo oya mama nyine naraje kubera ntabwo n'ubundi nari muzi Kirisi mama warambwira ngo njye kumusuhuza ndagenda ndamusuhuza nsanga nyine nakagodi turahuza turaganira uriya mukobwa aratubona yaranutse ibaze ko natashye natanavuze ko ntaje umva rero reka mbanze mukosora mbere yo kugusubiza ku by'uwo mukobwa nta mugabo uba akagoryi utazaba nka wundi utuka umugabo we ngo wambwawe gusa yari imbwa waba ari iki iyo ututse umugabo ngo uri imbwa uba uri imbwakazi gusa nimba utangiye kumwita ngo ni akagoryi uzamufata utugeze mu rugo nyine nuko nasanze duhuje urugo ndapfuye mama njye nakoreze ntyo oya mama nyine ni umwana mwiza azanywa se isoni ngo wigire nk'ab'i Kigali mu bintu byose nzi ko nagutoje umuco no kubaha yego ahubwo nyine tureka ibyo wowe urabona ko tuje tukaba dusanze mama Kristo ahari ariko uko byagenda kose sibyo Kristo uravuga ntabwo ari ubugoryi ahubwo afite ubutesi bwinshi nagira ngo nijye unyuzamo nkagukaruma mama we nawe aramutetesha agakabye ariko nyine kuba yaratese si ikibazo guteta ntibibuza umugabo kubaka yego wowe numara kurugeramo wamugezeho uzamushyira ku murongo ariko mama uzi ko uriya mukobwa yambwiye ngo niyongera no kubona namuvugishije nzamubona yaranutse aravuga ngo Kirisi ntabwo akunda abantu basa nkanjye ngakunda abantu birabura ambwira ibigambo byinshi ngira umujinya nitahira ibyo ntibizaguca intege reka nkwereke ubu ko umukuru w'igihugu bamutukamo bakamutukira mu gihugu ayoboye bakamutukira hanze y'igihugu yari yahaguruka ku ntebe y'igihugu ngo igihugu agisige uzabifate nkaho utigeze ubyumva bibe byaraciye muri uku gutwi bihingukire hano yego intego yawe ni imwe niyo kugira ngo Kirisi akwemere yego aho kariya agakobwa ko kwihorera
niko se gakundira Chris cyangwa akategeka Chris kandi ashobora kuba akunda ibyo bikara ariko wamugeraho wamwerera imbuto wamuha urukundo ukarumuhanga hakisanga yagukunze hega ikintu umuntu ashaka aragiharanira ndakumva reka mama onese ningaruka wenda unyumye cyangwa nje kureba Chris uriya mukobwa kongera kuramba maze unatukana icya mbere sindi inshuti ya mama Chris uriya si umukozi muri uru rugo hari ubwo ari umwamikazi aha ngaha se jye na mama Chris tuzabyivuganiraho humura nta kibazo gusa mama ko mbona twarambiwe dushaka se twakigendera uyu n'ubundi turatashye kuko ndabona mama Chris atinze nzamubwira n'ubundi ikindi gihe tubonane Sundi sha rero reka twitahire ndabona mama Chris yaturangaranye mwana tutahe umubwire yuko naje nkamutegereza telefone nayibuze mwahinduye n'intebe sibyo izi zitandukanye na za zindi shwanyu muri abakire sibwo bwa mbere ugeze hano kuva twakwimuka tuva hanze siko mugira n'intebe sikagira ngo ni moto ese ko numva byakubaye ibitangaza iwanyu mu gihe intebe zimeze gute n'umuntu ntarahagera ndaza buri gihe ngagarukira ku gipangu kamfate tuva uzaza wacu rero gusa nyine twebwe muturushoboke ntabwo yacu ameze nk'ahangaha hano shamurarenze shama buja uramutinya twagira ngo ni imana aya meza yanyu shararenze cyazo imana ikora ahantu heza ubwo wasanga murya n'ifiriti nyumvira ifiriti kuri twebwe ni nk'ibishyimbo uri kumva noneho inyama zibaze ko nazihawe nsigayemo isosi gusa bwire Jose urakoze kuza nta bantu muhuriye ku gipangu bataha hari abashyitsi bavuye hano nyine bari baje kureba amashusho baramubuze reka mubwire ntabwo byoroshye bimwe ndikubwira ungire inama niba bishoboka kuko ni hatari ni agakobwa kitwa Joyce kari kazanye na nyina ako nyine ako gakobwa sinabwe ko nkunda Chris ako gakobwa nyine tugiye kuzicarana kuri Chris mbivuga sinakubujije gukundana na Chris kumukunda ntako ntabwo mukunda ngaho kandi unyumvire ibyo kumbuza gukundana nibyo nkubwiye sinakubujije gukundana na Chris Chris ni uwo mu bakire urumva agomba gukundana n'abantu bareshya wowe karyasi ubunuka ibitunguru n'imyotsi hari hanze urisimbukuruza wajya umenya kuri karyasi noneho Jose reka mubwire uwo mukobwa mama we ni inshuti ya mama Chris cyane nawe wabona we n'abakiri ageza hano yambaye neza uri kumva yisize nyine na bya bintu bitukura yambaye nyine na za nkweto z'abamisi bajya bambara ndende ariko nyine ntabwo yambara neza nk'umwana wo mu bakire uru rugutiya uhoramo buri munsi mu gitondo saa sita nimugoroba mba ndi mu kazi rega ntabwo hari indi myenda ugera indi myenda ndayifite ariko ntabwo nayambara mu kazi ni akazi ntabwo nayambara mu kazi bamugira inama rero wamwe kuko si mugenzi wanjye Jose bitanashoboka mu nama ungira ntungire inama yo kureka Chris iwacu ni kure kuko njyewe niba narakunze umuntu naramukunze kandi nawe agomba kugira ngo kunkunda atitaye ngo ndi umukozi atitaye ukomeze azankundira uko ndi ko nanjye mukunda karyasi umwana wo mu bakire cyane rwose uriyizi ndiyizi wasanga ngo umukobwa bakundana ari igitugu urabizi ko wirabura karyasi umva mugira inama nshuti yanjye urabizi ko ngukunda ntabwo nakugira inama ikuruha urumva wowe ikintu nakubwira cyo sibyo Sundi ndagukunda urabizi reka Chris umwana umva se nkubwire umva tongera no kunkora ubuze iryo jambo kuko reka nkubwire
Karyasi iteka ibiryo Kirisi akabirya Karyasi imufura imyenda akayambara Sico baguhembera sico baguhembera nicyo bamembera ariko bakuzanya muri urugo ngo ukunde umuhungu wawe ndashaka kukubwira ko mfite agaciro nanjye kuba ndi Karyasi ntabwo bisobanura ko hari abahungu ba Karyasi baba bareshya nawe nari nyiri bazi nk'uko muzi nari nyiri kukugira inama nta nama wangira wowe ngira inama ivuga iti wahisemo neza nagushyigikiye nubwire ngo pfa musese hano hari urugo rw'abandi aha hantu nza ugifite ingingo nzima sheri ese twebwe uzaba tipe bakunda kuza mu rugo bagira abana na ba bose nitwa Sondiata kandi nahagurutse iwacu nzi Kigali nzanje uri kumva nta miteko bwana nyina bavuye hano nabumvisha ibiganiro byabo ntabwo bisiko nabumvisha ibiganiro bari murabizi ibaze ko uwo mugore ari kubwira umukobwa we ngo nakunde Kirisi ngo hano nyine ngo haba ubutunzi ngo namukunde ngo kandi nyine ngo bose ngo kubera ari abakire ngo azaba ari ijana bigiye mu rindi kumva ariko reka nkubwire yabimubwira atabimubwira yabikora atabikora ntabwo nzava ku mugambi wanjye wa mwana we waretse ukamenya ukureze waretse Kirisi nose nyine wumvishe ko nyine wasangana mama Kirisi bizi babiziranyeho niyo yaba biziramuka ntabwo yamenya Kirisi kundusha mama Kirisi uyoboye ubugome bwe uyoboye uburyo ameze inga imagine ibaze aramutse yumvishe ngo Sondiata umukozi wanjye akunda umuhungu wanjye uswara arapfuye umva rero mubwire yabyumva atabyumva azabimenya ko mukunda kandi nanjye intego yanjye niyo ngiyo umva Jose ntabwo bya iryo ni inkoni ry'imodoka Sondiata nta kibazo muzi muri ubu none iki kintu gisigaye kimbangamira ku rwego utaho ese tuzavuga irindi kandi ariko yitwa icyo tuzi ko hano akora akazi tuzi ko ari umuntu utabasha kuvuga nabi nese ubwo cyangwa nawe hari ikintu mubwiye nese ugende ndinje ndambwani ndashaka Kirisi abaranutse ngo ntabwo nakubwiye ngo nukurere Kirisi basi ihangane ya bibaho ariko nawe hari igihe waba umubwiye ijambo rikamubabaza bigatuma nyine akubwira nabi utari bubyumve ubundi umuntu uhora ndetse ko Yesu ugenda nditaye nunshaka uzansange mu rugo tanasezeye yamaye yewe nawe ni woroshye kabisa buse aha Makiriti nese ko nageze iwawe nkakubura sha usigaye nkoshona ndavugana ngo ndaza kureba ukapanga gahunda naza nkirirwa iwawe ugiye kungira umuzamu kabisa oya ntaribi mwana ntubizi se ko nkwemera ubu tuvugana agenda iwawe nyine ndagutegereje mpagaze hanze tu wanyuzane ya mitwe yawe yo kumbwira ngo uraje kandi ukiri kure ngaho tabuka ndagutegereje n'iminota icumi uraba ugezeho sawa reka wimare amanite mwana okay. Makuru ni meza Kirisi ntawe urimo none naho nanjye ubu niwe ntegereje tumaze kuvugana ari hafi ari hafi
Yewe nari nzi ko iyi modoka ihari kuko nawe aba ahari. Kagende noneho njyewe wenda tuzaza kubona sinzi. uri konca mu maso rwose Yewe ndabona atari ubwa mbere mubonye ese hano kwa mama Chris si bwo bwa mbere tuhahuriye ntabwo muzi kandi hano niho mfurira niho maze. urahahurira Hano nkizunguzaga ibitaro igihe wabahaga imbuto n'imboga. Rero mbiretse ariko n'ubundi naranahafuriraga. Nkomeza akazi ko kujya nza gufura. none se ntabwo twaba twarigeze duhura ufite imyenda Mfite imyenda. yego uri gucuruza imyenda Iyi nigeze Umuhanda. kuyizunguza. yibazaga ahantu nkuzi nabonaga atari ubwa mbere si imyenda warayiretse Narayiretse ubu ndimo ndafura gusa. Kuzunguza naje gusanga ari nk'umurimo w'ibyihebe. ntabwo ari ubwihebe umuntu aba ashakisha ariko nanone mu buryo bw'amategeko ntibyemewe byemewe leta y'u Rwanda ishaka ko tugira aho dukorera hazwi niyo mpamvu uba ubona birukankana abantu ariko si nuko banze abanyarwanda kuko gusa bagira ngo ugire ahantu runaka hazwi ukorera bityo n'imisoro ibone uko itambuka none se hano uhamesa kangahe mu cyumweru Yenza hano 3 mu cyumweru. uriho gute n'umwana Njyewe nta mwana ngira. Uwo nari mfite nareraga baramfunze mfunguwe nje ndamubura. Nsanga mama we yaramutwaye. pole sana pole ariko buriya nimba mwarabanye neza umwana ntazabura kugushaka akanagusura ubu uwaguha akazi k'ukwezi ntabwo wagakora Nagakora. tayari yewe nshaka uw'ukwezi kubera ko mbona ntabwo nta mugabo mfite ariko ufite umwana ni ukuvuga ngo waba uri gukorera abantu bangahe mu rugo babiri bonyine njye n'umwana wanjye hanyuma ukagira akazi gahoraho ukagira uko wiporogaramu ejo nawe ukaziteza imbere Namukoze. izere ko uzambera umwana mwiza kubona usa nkaho waba witonda Ndi umuntu mukuru. Ndi umuntu mukuru wenda nuko hari ibibazo umuntu aba yaraciyemo ariko ndi umuntu mukuru nanjye nakabaye mfite nk'umwana mukuru. Urumva rero ntabwo nakina n'akazi. urabona nimero yawe Keretse ncumbitse kwa shoferi wa hano. vuba Iyi niho mba. Njye nta telefone ngira. basi ubu uzayibona Ariko hano nk'ubu ngubu nzagaruka ejo nzasiba ngaruka ejo bundi. wese turi ku cyumweru uzagaruka no kuwa kabiri nzashaka ukuntu tubonana ko ndamukeneye kandi igitumye numva ntakaguha yego hanze hari abandi bagashaka ariko ndabona witonda kuba ufata umwanzuro ukavuga ndashaka kubaho gutya njyewe nikorera ntagiye kwiba cyangwa ujye mu muhanda nzabigufashamo nzaguha akazi k'ukwezi nanabwira shoferi so hano mbwiye se namutumaho akakuzana tukabonana icyo byabitwaye sawa rero ngende ubwo kuwa kabiri nzaba ndi hano nzarindira. nta kibazo nawe Yego. nanjye reka mbe ntegereje mama Fisi aho gatoya Yego murakoze. sawa mama kandi ko murahumura si uyu mubyeyi we ko mbona ariko mama kiri mwana ugiye kuzajya nawe utuma nkwataka mubwire nabi gashoboka ambwira n'itahi